Uhawe ikaze kuri Kigali City TV uruwagaciro wo fata umwanya wawe ugakurikira amakuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi cyangwa se ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, kandi subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nkuko uri kubibona kuri screen zanyu. Ni inkuru isohotse muri aya masaha y'isa 6 rwose nibwo mise nkora ino nkuru, ubwo witwa Kimenyi na Muyango bamaze gutandukana, bimaze kwemezwa n'amategeko rwose. Uyu mukobwa na Kimenyi Yves byahereye bisirisimba bivugwa, ariko inkuru isohotse kano kanya nsomye ku gihe nuko witwa Miss Muyango ubwo yasohokanaga na Roskana, ni video iri kugenda trendinga ku ma YouTube channel cyangwa ku mashosho media igaragaza yuko ari guca amarenga katakiri kumwe n'uwitwa Kimenyi Yves bafitanye umwana. Amakuru atari meza, na amakuru ababaje cyane, na makuru ari gukomeza kugenda ababaza abakunzi b'iyi couple urimo uragenda ureba kuri iyo screen yawe. N'urugo rw'abastari abantu benshi bakunda, yitwa Miss Uwase Muyango, Miss Photogenique 2019 cyangwa se Nyampinga uberwa n'amafoto wegukanye iryo kamba muri Miss Rwanda 2019, ndetse n'umunyezamu wakiniye amakipe agiye atandukanye Kimenyi Yves. Urugo rwabo kuri ubu ngubu ntago bihagaze neza, kandi sinatinya guhamya ko aba bombi bamaze kuba aca ukwe n'undagacukwe. Urumvikana ko batagicana uwaka. Sinatinya kubivuga ko ubu ngubu ikintu kibahuje ari umwana gusa babyaranye, naho ibindi cyamaze kurangira. Ndakubwiye ngo ni amakuru ari kugenda babaza abantu benshi, ariko reka mbanze mbabwire, niba ari ibingibi byo gushyingiranwa n'abastari, niba ari ibingibi byo kuvuga ngo umubyeyi ashyingiye umukobwa we umusitari, cyangwa se n'abastari bashakanye, nk'abantu mwe ababyeyi bagiye kujya bumva ngo umusitari agiye kugusaba umukobwa, cyangwa se bigiye kugenda gutya, umubyeyi atabirebeye kure ntabwo naguha umukobwa wanjye. Nk'abantu mwe birakomeje kubabaza abantu benshi. Uyu ni umuryango mu bihe bigiye bitandukanye bagiye batega iminsi, guhera Muyango yambikwa impeta, guhera Kimenyi Yves igihe bateguraga ubukwe, Muyango atwarinda ngo nta bukwe bakoze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu benshi bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu muryango, bakagenda babateka iminsi. Akenshi ngira ngo ibi ni ibintu nibuka nk'ibyabaye ejo, batega Muyango, umusore waguteye inda, nta bukwe nta bukwe buzaba, nta kintu kimwe kizaba, nta gukunda. Hajya havugwa byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ko hanyuma Muyango, Kimenyi nawe bakaza bagakora ibiganiro ku itangazamakuru bigiye bitandukanye. Mwabantu bikomeje kubabaza abantu benshi. Mu minsi yashize hari muri igeze guhihwiswa, avugwa ko Muyango atagikurikira Kimenyi Yves ku rubuga rwa Instagram. Abantu baraza baravuga, baracekinga, nkuko nanjye nagenda bicekinga, mbona ibyo bintu, mbona koko ntakimukurikira. Aya makuru akimara kujya hanze, icyo gihe Muyango yaraje aforowinga Kimenyi winga, arongera mu forowinga. Abantu benshi batangiye kuvuga, isi iyi game iri gukinwa gutya bimeze gute? Muyango agira isabukuru, abantu baraza bamwifuriza isabukuru, umugore akaba agize isabukuru, Kimenyi Yves nagira ikintu abwira Muyango, ubwo ni amahoro? Ibintu bitangira kwibazwaho cyane. Icyo gihe Kimenyi araza arisobanura, aravuga ngo niba ari Instagram yiwe yari yagize ikibazo kuyinjiramo, byari byabaye ikibazo. Araza arisobanura, abantu benshi bagira agahinda, ibisobanuro bimeze kuriya byari ngombwa? Nkaho yaje yisobanura amubwira amagambo meza. Muyango nawe araza atanga ibitekerezo byiwe, aravuga ati umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Ariko nyuma yaho abantu bashakisha amakuru, ariko sindi bujye mu bintu byinshi, kubera ko buri urugo haberamo ibintu byinshi, n'abantu benshi bashobora kuza bakabateranya bakabatandukanya. Ariko murabyibuka
ikintu cyitandukanya cyaravuzwe ngo Kimenyi Yves Muyango ngo umwe yagenga igikondo ngo undi Nyamirambo. Haba Muyango ni umuhosta murabizi, akorera amafaranga yiwe, ngatunga ngo Kimenyi ngo n'amajoro, nibyo bituma ngo biri kubateranya. Gati burya ngo umugore wamaze kugira amafaranga ngo nta kintu wamubwira ngo bikunde. Hajya havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu muryango wa Kimenyi na Muyango. Murabyibuka ko iki kintu cy'ubumosta ibintu biraza biravugwa, ariko ngo Muyango ngo ni indaya, ngaba yagiye ngafite umugabo n'umwana. Ariko Muyango yaraje arabasubiza avuga ati ariko muzi ko umugabo wanjye tuba turi kumwe, amafaranga mbona hostinze ni amafaranga menshi cyane, umugabo wanjye aranshyigikira cyane. Ni byinshi byagiye bivugwa kuri uyu muryango, ariko haza kujya amakuru hanze ko Muyango na Kimenyi batakibana, umwe ab'igikondo undi yibera rwa Rutabura i Nyamirambo. Umubano wabo urumva ko wamaze kurangira. Ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa kuri uyu muryango. None kuri uyu munsi ntago nahamya ko rwose, nashidikanya ko aba bombi ntago bakiri kumwe. Umubano wabo wamaze gushyirwaho akadomo. Bari bamaze iminsi bereka abantu ko bakiri kumwe, noneho Kimenyi we ukabona ko agifite umutima, ariko ibimenyetso bya Muyango ukabona we nta kimushaka. Nyine hari ukuntu wabonaga ko umutima we ari ukuri kumutwara, kandi akagaragaza amarangamutima. Kuri ubu ngubu iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga za Muyango, kuri Instagram yiwe ubona ko atagiforowinga uwitwa Kimenyi Yves. Niyo ujya gucekinga Kimenyi Yves ukacekingaho, ubona ko nta muntu n'umwe ugikurikira undi. Byibura ugasanga Muyango we yamuforowinze akongera agakora unfollow. Uri kumva ko nyine ni ibintu byamaze gufata indi ntera, ariko ubu ngubu nta muntu n'umwe ugiforowinga undi, nawe bacanye uwaka. Hakaza ikintu bita amafoto. Ejo bundi nibwo nagiye kuri Instagram ya Muyango ndeba uburyo baforowingaga Muyango, ntago agiforowinga Kimenyi. Narangije gucukumbura mu mafoto yiwe, haracyarimo posti y'ubukwe bwe na Kimenyi. Sanga nta kibazo rwose, indi mafoto mbona nta kibazo. Ndongera njya kuri Instagram ya Kimenyi Yves, ndashacinga sanga we haracyari amafoto ya Muyango. Nta foto n'imwe yigeze asiba. Urabona ko nyine bo baracyari kumwe. Cyose kigaragaza ko bakiri kumwe yamaze kugisiba ku rubuga rwe rwa Instagram. Rwose Muyango urumva ko yamaze kwishengura cyangwa kwishongora kuri Kimenyi Yves. Mbese ugiye kureba kuri Instagram ye ya Kimenyi Yves, nawe byabaye uko nguko. Amafoto yose ya Muyango bari kumwe yarayasibye, asiga amafoto ari kumwe n'umwana. Nayo Kimenyi yari ari kumwe n'umwana kuri Instagram yiwe. Abantu muri kugenda mucekinga imboga zabo, muze kugenda mucekinge murebe. Uwitwa Muyango nawe yaragiye afata amafoto ya Kimenyi Yves yose arayasiba. Nongera nkwibutse, uyu ni umugore n'umugabo, ibintu bibera mu ngo biteye ubwoba. Nakubwiye ngo niba ari uku nguku ingo z'abasani zubakwa, mu minsi iri imbere nta musitari n'umwe uzajya kwaka umugeni mu mubyeyi amumuhe. Bakikujya bavuga ati rwose hoya bitazaba nka kwa kundi uriya byabaye runaka byagiye biba. Mw'abantu mwe biteye ubwoba. Ino couple ni abantu benshi bakundaga. Nongera nkwibutse ko aba bombi murabizi ko Kimenyi Yves yari afite couple, yari umukinnyi w'umuhanga uzwi akunzwe. Ntabwo ariko ngiye kujya muri byinshi byo kurondogora. Urumva ko yari afite couple Kimenyi Yves mbere yo gutandukana n'umukobwa bakundanaga, mbere yuko ahura na Muyango. Aza kuba yakundana n'uwitwa Muyango. Icyo gihe yari amaze gutandukana n'umukobwa witwa Melissa, aza kumureka akundana na Muyango. Mw'abantu mwe ibintu bigenda bibera mu ngo ni byinshi.
ni byinshi, buri ibyo abantu babonesha amaso nibyo bike. Buriya hagati y'abantu babiri babana, iyo ubuzima bwabo bugiye hanze ukabona bo ubwabo hari ibimenyetso bari kugenda bashyira hanze, nuko haba harimo ikibazo gikomeye. Buriya mo imbere haba harimo ikibazo giteye ubwoba. Niba ari nk'ikijumba kiba cyaraboze, niba ari nk'amaronji aba yarapfuye, nyine bigaragara ko ni ikintu kigaragara ko harimo ikibazo. Witwa Miss Muyango mbere na mbere niwe wabanje gusiba amafoto, ariko aza gukora geste yo kubabaza uwitwa Kimenyi Yves nk'umugabo we, ajya kuri denti n'uwitwa Roskana kugira ngo ababaza umutima wa Kimenyi Yves. Kimenyi Yves nawe ariko yagiye afata amashusho ya Muyango ari kumwe na Roskana arapostinga, aravuga ati courage, ibyo bintu nabikunze. Nk'umuntu w'umubyeyi agafata uburyo akagerageza kubabaza Kimenyi, ari umuntu babyaranye umwana, ari umuntu umwubaha. Rero urumva ko bamaze gutandukana. Cyakoze ejo bundi ubwo hizihizwaga umunsi w'umupapa, Jaruwe yapostinze Kimenyi amushimira uburyo ari papa w'umwana we. Ubwo nyine ni Muyango wapostingaga Kimenyi avuga ati nyine mupostinze nkaho kuko ari umugabo wanjye namubyariye. Buri imwe wese warabibonaga ko, ukabona ibyo Muyango yanditse kamushimira ko yamubyariye, bigaragara nkaho ari kumusezera. Nk'abantu mwe birarenze. Nk'uko muri kugenda mubireba, mumbabarire umuntu yukuze kureba kino kiganiro, muze kugenda mucekinga ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi, kuri IG cyane cyane. Na foto nimwe iri kuri Instagram ya Kimenyi ya Muyango, cyereka iyo bari kumwe n'umwana we gusa. Icyabatandukanyije akenshi ikimbo cyanjye kivuga ko kujya gutwika kwa Muyango, kujya guhostinga, ugasanga handi Muyango yabageza Paris mu butembere, Kimenyi agasigarana umwana. Abantu benshi batangiye kuvuga ati se umuntu ajya mu butembere byibura nanatware n'umuryango, ukumva ko ari ibintu bikomeye. Agera igihe ajya muri za Belgique, ati rwose ntabwo nari narabonye uburyo njya gutwika, ntabwo nari narabonye uburyo njya muri Belgique, nari narateguye ko nzajyana na Bwiza kumurika album. Nageze muri Belgique, icyo gihe nabonye nagombaga gufasha umushuti wanjye Bwiza yamuritse album muri Belgique. Ukumva ko kubona umwanya byarangoraga, ariko nageze mu Bufaransa mu gihe ndibuze kujya muri Belgique, njyanye na Bwiza kumurika album, hanyuma nitwikire. Ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa kuri iyi couple. Ikintu nakubwira muri iki kiganiro nuko uruno rugo rwa Muyango na Kimenyi barumaze igihe rurimo amateshwa, ubona batarebana neza, barebana nabi, harimo umwuka mubi. Nuko nguko mu by'ukuri biba bigiye bimeze kuri Miss Muyango. Ndabivuga ko kubera ko Muyango na Kimenyi batagifurowingana, byamaze kurangira. Nyine wumve ngo mu by'ukuri birarenze cyane. Ariko kandi reka se nk'umuntu w'ibi bintu, buriya niba ari filimi, niba ari ibiki, hari ibintu Muyango ari gushyira hanze. Abantu benshi bari kuvuga ngo ari gutegura filimi ikomeye cyane, ariko hari umushinga Muyango arimo arategura. Bikaba ari ukuvugwa ko ari ukugira ngo uno mushinga awutwikire. Bona Muyango barafata ibinyamakuru ngo bigende byandike, bakomeze bacuruze, ku buryo umushinga nusohoka uzakundwe cyane, urebwe cyane, kubera yuko iriya boro yakoze ari kumwe n'uwitwa Roskana, wabonye ko yamaze gufungura YouTube channel yitwa Uwase Muyango. Bivugwa ko uwo mushinga ugomba kuzajya uca kuri YouTube channel ya Muyango. Binavugwa ko azatasezera n'Isibo TV. Ni ibintu bikugenda bivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uwo mushinga uri kugenda uvugwa. Ndi kugenda mbona hari poste imaze amasaha 10
biri kuvuga ko n'uyu munsi ngo tomorrow, urumva n'uyu munsi saa 12 ukajya kureba baniforowenganye kugira ngo berekane yuko batakiri kumwe, ahubwo bari gutwikira icyitwa umushinga wabo. Nyine ni ibintu birebire, ni ibintu nk'ibyo ngibyo biri kugenda bivugwa ko Muyango kuba yatandukana na Kimenyi ni umushinga bifitiye. Ibyo abanyarwanda nimukomeze kubabara cyane, ahubwo mwebwe muzabona umushinga wa Muyango na Kimenyi uri kugenda utegurwa. Bivugwa ko cyane cyane ari filimi ashaka kujya acisha kuri iriya YouTube channel mwabonyeho ikiganiro ari kumwe na Rosikana basohotse. Ngereka mabwira ngo ndabakunda cyane, nge nitwa Yves Samba Boy. Ciao ciao.